Mbahaye ikaze muri sobanukirwa. Turasobanura inkomoko y'umugani habe na mba. Uyu mugani bawuca nk'iyo umuntu agiye gusaba ikintu azi ko hari byinshi, nyuma agasanga nta kintu gihari habe na gito. Nibwo bagira bati nta gihari habe na mba. Uyu mugani wakomotse ku mutwa witwaga Mba wo mu Iceni ku gisi cya Gisari ni i Huye y'ubu i Butare, ni ahagana mu mwaka w'1500. Ubwo hari ku ngoma ya Ruganzu wa kabiri Ndoli atuye i Ruhashya na Mara ho mu Busanza bw'Epfo. Hakabaho umuhinzakazi witwaga Benginzage ariwe bita Nyagakecuru Mukasamukende, agatura mu bisi bya Huye. Umunsi umwe Ruganzu yoherejeyo abatasi kugira ngo bamutate azabone uko amurimbura nk'abandi bahinza, kuko byari intego ye. Nyagakecuru yari afite urugo rw'inzitane ariko rukabamo ibyanzu by'ihene ze, ari nabyo ibisumizi byaje gucamo biramushyikira biramwica. Ni nayo mpamvu kandi abanyarwanda bakivuga ngo naka yasenyewe n'ihene nka Nyagakecuru, cyangwa bakagira bati nta gahora gahanze urwa Nyagakecuru ihene ziraruhanguye. Nyagakecuru rero yari afite abaja b'intwari mu ngabo ze zitwaga Imparabanyi, batuye Iceni ku mushoro wa Kigasari. Ubu hari uruganda rw'abacuzi b'igishamvu, bakabamo uwitwa Mba w'intore cyane mu kumasha no kwizibukira. Umunsi wo gutera Nyagakecuru warageze, maze Ruganzu agaba ibisumizi abigabanyijemo imitwe ibiri. Umwe utera Nyagakecuru iwe, undi nawo utera Ikigasari mu Mparabanyi, kugira ngo uzimize Imparabanyi zoye gutabara nyirabuja. Uwateye Nyagakecuru umaze kumwica wahise ujya kunganira uwateye Imparabanyi. Rurambikana bishyira kera, kandi ariko hari icyorezo impande zombi. Bigeze mu mashoka y'inka, ibisumizi bikubita Imparabanyi inshuro, ariko wa mutwa witwaga Mba yanga gushagasha, aragaruka asakirana n'igisumizi cyitwa Rucinya, kirarekera kimutsinda hagati y'ingamba zombi. Kiti ndaguhamije Rucinya ruciye bugufi, mperutse gucira ibinyita mu bicaniro bya Nemba. Ubwo Imparabanyi zicika umukenyu. Ibisumizi niko kuzirohamo bizica umugenda. Abacitse ku icumu rubanda rubatangirira mu Nyaruguru, babatsinda ku musozi witwa Mbasa. Hagati aho se wa Mba aho bagira ajya kubaririza inkuru y'Imparabanyi. Ageze mu mucyamo wa Kigasari ahitwa mu Birogo, ahura n'umukecuru w'umutwakazi, aramubaza ati nta gakuru k'Imparabanyi wamenya? Umukecuru amusubizanya uburakari ati Imparabanyi zatikiye, ntawe utsigaye ndetse habe na Mba. Icyatumaga avuga Mba nuko ari we wari ingenzi mu Mparabanyi. Umusaza akomeza urugendo, yigiye imbere ahura n'undi mutwa, aramubaza ati yewe sha, nta nkuru y'Imparabanyi n'ibisumizi wandusha? Undi amusubiza azingije mu gahanga ati dore ino ndondogozi y'agasaza imbaza ubusa. Ati Imparabanyi zashize zose habe na Mba wari ingenzi muri zo. Nuko iyo mvugo isakara igihugu, irarimbanya, irinda ihinduka umugani bacira ku muntu usanze ibyo yashakaga byashize. Abo yasabaga bakamuhebya bagira bati nta cyasigaye habe na Mba. Ubwo baba bafatiye ku mvugo wa mutwa n'umutwakazi. Bombi bahebeje se wa Mba bagira bati Imparabanyi zashize habe na Mba wazigenzaga. Habe na Mba ni ukuvuga ngo habe na busa.